Uyu munsi ngiye kubasonera filime y'igindi yasohotse mu 2012 yitwa Egg. Murakaza neza ku gasobanuye Samari. Dutangira n'umugabo w'umukire witwa Sudipu ari kwitoza imbunda. Muri ako kanya inshuti ye bakorana itisa kumbwira ko afite inama y'ingenzi agomba kwitabira. Sudipu kugira ngo yumve inshuti ye ahita abona umukobwa mwiza ava mu byo yararimo ajya kwiteretera. Abo tubavuyeho bahita batwereka undi mukobwa mwiza bita Bindu ari kwishushanyiriza imitako ye. Muri ako kanya umuriro tugenda Bindu ajya kwicara mu idirishya kugira ngo yangize igishushanyo cye. Umusore w'umuturanyi bitana nabonye ko Bindu ari gusufura ahita amukorera itara rinini kugira ngo Bindu arangize igishushanyo cye. Nyuma y'akanya Bindu arangije igishushanyo cye nta namurakoze ahita afunga idirishya ariryamira. Maze inshuti ya nayo so kumubona itangira kumutuka imubwira ko Bindu amuca amazi ariko we ntayibone. Ku munsi ukurikira utwereka Sudipu yakoresheje ikirori izi isabukuru y'imyaka 3 kampani imaze. Muri icyo kirori haza kuzamo n'umukiriya waranze gukorana na Sudipu gusa bitunguranye azavuga neza anemera gushora amafaranga mu mishinga ye. Muri ako kanya umugabo yahise apresenta umugore we maze inshuti ya Sudipu itayibuka ko ari umugore Sudipu amaze iminsi ateretera mu myitozo. Mu guserebura insinzi Sudipu yahise abwira inshuti ye uburyo nta mugore ujya umucika, atangira no kumubwira uburyo imitungo afite ari iyo umugore we yishe. Dusubiye kuri Bindu batwereka ari mu ishyirahamwe rye rifasha abana batishoboye, gusa ishyirahamwe rye naryo riracyari hasi cyane uburyo barashaka abaterankunga bamufasha kwita kuri abo bana. Muri ako kanya inshuti ya Bindu yahise yinjira izimuzana inkuru ya kampani ya Sudipu igiye kuzajya ifasha ibigo nk'ibyo bifasha abana batishoboye. Yatinze Bindu nawe yahise aza ku biro bya Sudipu, umwese Sudipu akimukubita amaso umutima urahagarara. Ukanya Sudipu atamutumiza ko yinjira, Bindu atangira kuvuga umushinga we arinda urangiza Sudipu nta kintu na kimwe yumvishe. Sudipu n'ubwemezi bwinshi yahise akuramo sheke, arangiye asinyira Bindu sheke y'amafaranga menshi cyane. Umukobwa nawe n'ibyishimo byinshi yahise akuramo ukayo mu dutako twe arangije aga Sudipu nk'imana. Nyuma y'iminsi Sudipu aje gusura Bindu amufasha gutanga impano. Barangije Sudipu ahita asaba Bindu ko basohokana bagasangira. Bindu atajuwaje yahise yemera, gusa bakimara kwicara atangira kwakira ama message menshi ya Nani amubwira uburyo ari mwiza. Bindu nawe yahise atangira gukibaguzwa ngo arebe ko yabona Nani, gusa bagihuza amaso batangira kurebana kana ko mu jisho Bindu yibagirwa ko bamusohokanye. Nyuma y'akanya Bindu na Nani bari guteretanira ku masiri, Sudipu yaje kubavumbura maze umujinya aramufata arangiye ahita afata Bindu aramucyura. Bari mu nzira barimo bataha, Bindu yabonye ko moto ya Nani yabakurikiye arangije abeshya Sudipu ko ashaka guhaha asohoka mu modoka atangira kwikinira na Nani mu isoko. Sudipu wari amukurikiye n'umujinya mwinshi yahise afata miso yo guhisomo Kanani kari kwivanga mu rukundo rwabo. Umunsi umwe Bindu yarakoze cyane ageze hafi 5 z'ijoro atarataha, asohotse ageze ku muhanda agira ubwoba bwo kwicyura wenyine ahita ahamagara Nani ngo aze kumufata. Nani nawe adatinze yahise ahagera maze batabaganira inzira yose mpaka no mu rugo. Bose baje gutandukana bishimye, gusa Nani ataragera iwabo ashimutwa n'imodoka tutazi. Nyuma y'akanya batwereka ibiraba biri gukubita Nani bihagarikiwe na Sudipu. Nani yatangiye gusaba imbabazi bibaza icyo bimuhora, gusa Nani acyumva ko ari kuzira Bindu ahita abwira Sudipu ko nta kinisha gukora kuri Bindu azamwica. Sudipu nawe no mujinya mwinshi yahise atangira gukubita Nani. Nyuma y'akanya atangira no kwakira ama message menshi ya Bindu abwira Nani ko amukunda. Sudipu no mujinya wese umugira nk'umusazi arangiye akandagira ku ijose rya Nani kugeza ashizemo umwuka. Nyuma batwereka roho ya Nani muvamo ikinjira mu magi ari munsi y'umukingo. Ku munsi ukurikiye Bindu yarimo agendera kwa motoke yigira ku kazi. Muri ako kanya abona umuntu umeze nka Nani uryama mu muhanda ashungerewe n'abantu. Bindu yahise aparika akamotoka ngo yitegereze neza, gusa afatwa n'ikiniga abonye ari umurambo washeriwe bari kuvuga ko yishwe na accident. Nyuma y'iminsi 10 batwereka ryari ryinjiyemo na roho ya Nani riri gusadukamo kabiri, maze muri iryo gihe asohokamo Nani w'isazi gusa utibuka n'ikintu na kimwe. Nani byabanje kumucanga ko ubuzima bw'isazi, gusa buhoro buhoro atangira kugenda abumenyera. Kuri uwo munsi inyoni yaje gutangira guhiga Nani ishaka kumurya, kuma amahirwe aza kuyihungira mu nzu gusa ntiyamenya ko ahungiye mu nzu ya Sudipu. Nani akibona isura ya Sudipu aho kanya yahise atangira kwibuka ubuzima bwe bwose bwahahise, ahita nibuka ko ari Sudipu wamwishe. Nani n'umujinya mwinshi yahise atangira kwataka Sudipu, gusa nyuma y'akanya aza kuvumbura ko imbaraga z'isazi zitangana n'iz'umuntu. Nani yahise yisohokera ajya gushaka Sherry Bindu, gusa akigerayo atangira gukora ibishoboka byose ngo Bindu amubone, gusa bibi by'ubusa. Ku munsi ukurikiye batwereka Sudipu ari kwinjira mu kimashini cya sauna, maze isazi irazimwinjira mu gutwi itangira kumubyinisha hafi gukora accident. Sudipu n'umujinya mwinshi yahise akuramo isomo atangira kurwana n'isazi, kubw'amahirwe make yinjira muri salo yuzuyemo abashoramari yambaye ubusa. Nyuma batwereka Sudipu yatumije Bindu amusaba ko bazajyana mu nama izabera Delhi ku munsi ukurikira, amubwira ko muri iyo nama hazaba harimo abandi bashoramari benshi bazatera inkunga ibikorwa bye. Nani nawe wari uraho hafi yahise atangira gupanga plan y'uburyo yakwica iyo nama, maze muri iryo joro atesha umutwe Sudipu abura ibitotsi neza neza. Mu gitondo Sudipu yabyutse abura iminota 30 ngo indege yaguruke, maze yurira imodoka igana ku kibuga cy'indege, gusa ageze kuri Feruje natangira gutesha umutwe umupolisi, maze umupolisi nawe aragenda ateza ambuteyage nyinshi umuhanda. Byarangiye Sudipu akodesha indi modoka yihuse, gusa nayo Nani imusangamo amukora mu jisho bituma Sudipu akora accident. Sudipu yari ategereza ubufasha, yagiye kubona abona isazi yanditse ku kirahure kwizamwica. Twihuse batwereka Sudipu avuye mu bitaro arimo arabaza abakozi be nimba isazi ishobora kwihorera.
gusa Sudipa abonye ko abantu bose bari kumufata nk'umusazi ahita afata inzira ajya gushaka imodoka ye yakoreyemo accident. Sudipa akigera ku igaraje yahuriye n'umupfumu maze umupfumu amubwira ko imitungo ye yose izashya ayireba. Sudipa atitaye ku magambo y'umupfumu yahise ajya kwishakira ikirahure cy'imodoka ye arangije atungurwa no kubona ko amagambo y'isazi acyanditseho. Umunsi ukurikira batwereka Bindu yibuka Nani akarira maze Nani akoresha amarira ya Bindu ahita amwandikira hasi ko ari we wavukiye mu mubiri w'isazi. Bindu akibona yahise yikanga, gusa nyuma y'akanya baganira mu marenga aza kuvumbura ko koko ari Nani wavutse bwa kabiri. Nani yahise atangira kumuha story yose y'uburyo yishwe na Sudipu maze Bindu biramubabaza amwemerera ko azamufasha kwihorera. Mu minsi yakurikiye Bindu na Nani batangiye gukorera hamwe. Sudipu nawe aragenda yongera bodyguard bashinzwe kumuhigira isazi ya Nani. Nani yahise atangira gukoresha trike zose zamufasha kwica Sudipu, gusa nyuma aza kuvumbura ko akoresheje pudere y'imbunda na kanani ba mu nzu ya Sudipu bishobora kurasa nk'isasu. Mu gitondo Nani yahise atangira akazi ko gutundura pudere y'imbunda, ubundi ategereza umunsi Sudipu azahagarara imbere yayo ubundi agahita arasa. Umunsi umwe rero Sudipu yaraje ahagarara imbere yayo, nawe n'ibyishimo byinshi aragenda agiye kurasa, umusekirite afata igipapuro agishyira mu munwa wa kanoni, plani ye ibirapfuye. Nani n'umujinya mwinshi yahise atangira gutesha umutwe Sudipu. Sudipu bimurenze ahita agira inzu yose umutamenwa. Nani abonye ko nta nzira isigaye yo kwinjiriramo ahita ajya gupanga na Bindu, bumvikana ko agiye kumushakira inzira azajya anyuramo. Bindu bidatinze yahise aza kwishurishwa Sudipu, arangije ajya ku idirishya akuramo iburo ahasiga umwanya Nani azajya anyuramo. Ku munsi ukurikira batwika Sudipu ari mu nama n'abashoramari bakomeye, gusa kubera ibintu amazemo iminsi ataryama atangira kwivugira ibibazo by'amasazi. Nani nawe wari uwa hafi ya Saprofite atangira kumusebya, maze Sudipu ajya ku bashoramari be abakubita inshyi nyinshi n'ibipfunsi byinshi cyane. Abashoramari batajujaje bahise bigendera bose, ndetse umwe yariraga umugore ahita amuhamagariza polisi ko anyereza imisoro. Sudipu n'igihunga cyinshi yahise atangira gupanga uburyo yakikisha amafaranga ye yose, gusa kubera ihamuka ry'isazi afite birangira ayatwitse yose. Ako kanya Sudipu yahise yibuka amagambo y'umupfumu ko imitungo ye izashya ayireba, atajuyaje ahita yatsa imodoka ajya kumureba ku igaraje. Umupfumu akimubona nawe yahise atangira kumubwiza ukuri, amubwira ko isazi iri kumukurikirana ari Nani yishe wagarutse kwihorera. Sudipu yahise asaba umupfumu ko yamwicira Nani, maze umupfumu atongera inyoni ebyiri zitangira guhiga Nani ngo zimwice. Nani yahise atangira kurwana n'izo nyoni zombi, gusa nyuma y'akanya birangira zishe zose. Twihuse Sudipu yaje kwibaza uburyo Nani abasha kwinjira mu nzu na sekirite yose ihari, gusa nyuma y'akanya bari gucekinga kuri kamera baza kubona ko Bindu ari we wabagambaniye. Sudipu akimenya ko Bindu na Nani bari gukorera hamwe yahise ashimuta Bindu ategeka Nani kwigaragaza. Nani nawe adatinze yahise asohoka arwana, gusa nyuma y'akanya Sudipu azana sumaku irangije ifata amaguru ya Nani ariho utwuma duto. Ako kanya Sudipu yahise atangira gushinyagurana n'imbere ya Bindu. Nani wari mu marembera abonye agapapuro kari gafunze kanoni kavuyeho, ahita akoresha utubaraga duke yarasigaranye maze yivurguta muri pudere y'imbunda aca no mu muriro mpaka no muri kanoni. Ako kanya igipira kinini cyahise gisohokana imbaraga yica muri Sudipu, gikubita no kuri gaze maze inzu yose ya Sudipu ihita uba ubushwanya. Nyuma y'iminsi batwereka Bindu ari kugendera mu muhanda akurikiwe n'ikirara, maze isazi ya Nani wavutse bwa gatatu ihita izikubita ibandi, ihita itangaza ko igarutse bundi bushya. Nk'uko mubibona nahinduye content n'izina rya channel. Ku bantu bakundaga Waruziko Fact, ndabasezeranya ko nzagarura mu minsi iri imbere. Gusa ubu nzajya na-uploadinga filime nk'izi kuwa mbere, kuwa gatatu hamwe no kuwa gatanu. Mumfashe gukora like na share, nanjye nzagerageza kwa content nziza zishoboka. Bye.